Yesu ashimwe. Mumeze neza, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabashuhuje mwese nshuti zanjye abakurikiriye channel M.Fortune. Amahoro y'Imana abe kuri mwe. Ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mbere dusenga Imana, twubaha Imana dusenge kugira ngo tuganire. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo. Tugushimiye kuri papa. Tugushimiye ko wita ku buzima bwacu. Tugushimiye ko turinze. Waturindiye abacu turi amahoro, izina ryawe rihimbazwe. Abagize ibyago bakomeze. Abahuye n'uburwayi bakize. Imbabazi zawe nizibabeho. Iri jambo nirigere hafi na kure, nirikomeza imitima idakomejwe, nirihumuriza imitima idahumurijwe. Tubisabye Imana dushima twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Munyemerere tuganire ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Ni igice cya 3. Ijambo ry'Imana riba rishyashya kuri buri wese, ariko munyemerere tusome umurongo wa 28, hanyuma twumve ko ijambo ry'Imana ritubwiye. Umwami ahimbaza Imana y'Abasaduraka. Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedinego ishimwe. Niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga atari Imana yabo. Nicyo cyatumye nshiteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose n'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedinego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi Mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshaki na Abedinego mu gihugu cy'i Babuloni. Imana ihimbazwe. Abanyumva ni mumvugire ngo amena. Haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Iri jambo riranezeza. Rinezeza gute? Nezererwa Imana uzi gukora ikintu cyiza kigakora ku mutima w'Imana, kigagera ku bami, kikagera ku bakomeye, kikandikwa. Ariko washatse urwibutso rwiza uzibukirwaho nawe, kandi rwiza runejeje abantu n'Imana. Washatse urwibutso rwiza uzibukirwaho runezeza abantu n'Imana. Aba basore ibyo bakoze byanejeje Imana, byanejeje umwami, bigera ku rwego Imana ibashoboza kandi irabogeza ikoresheje Nebukadinezari. Ni ukuvuga ngo wari ugiye kubica niwe wabogeje. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Wari ugiye kubagamba, wari ubagambaniye, wari ubataye mu muriro, niwe wahamije iyi Mana. Ndakwinginze gira ikintu ukora, gikora ku mutima w'Imana, kandi icyo kintu nigikora ku mutima w'Imana n'abantu kizabashimisha kandi kizakubera urwibutso, kandi urwibutso rwiza. Aba basore murabizi bari abanyagano mu gihugu cy'i Babuloni, ariko bagera i Babuloni bafite ibanga ry'Imana yabo, Imana yo mu ijuru, hariyo basenga, hariyo bubaha. Mu gihe muri iki gihugu cy'i Babuloni bo basengaga ibigirwamana, basengaga izindi mana, hanyuma noneho bikagera no ku rwego basenga umuntu cyangwa se basenga ubayoboye. Hanyuma baza kwigira inama yo kugira inama Nebukadinezari kugira ngo agire igishushanyo arema, hanyuma abantu bose bakiramye bagaragaza ko baramije uyu mwami. Bose baragerageza, bose bumvira itegeko, hanyuma bararamya rero. Ariko aba bagabo baravuga bati ntago bishoboka, dufite ibanga. Amina. Dufite ibanga mu mitima yacu, dufite Imana, kandi Imana yacu twizeye ni Imana isumba abami n'abatambyi, ni Imana ikomeye, ni Imana yera. Ariko niki wagurana Imana? Nshuti yanjye, nabakomeye, niki wakumva wagura? Ni icyubahiro ku buryo wagurana Imana wamenye? Abasore babatereka da ntago twagurana, nubwo batwogeza, nubwo bagira ibyo baduha ngo dupfukame, nta ibyo ngibyo ntitubyitayeho. Hanyuma bagoma kwibanga. Haleluya, haleluya. Bararamya, abandi bararamya, ariko bo bagomeza bahagaze. Bibabaza umwami Nebukadinezari cyane. Hanyuma aravati rero mwenyegeze itanura,
reka mbabwire amatanura arahari, amatanura arahari. Birasaba ko abantu bagiye guhagarara nk'aba basore batatu bagahagarara bakavuga bati nubwo iri tanura twarijyamo, nubwo uyu muriro bawutujugunyamo, ariko ntituzihakana Imana twizeye. Mvugira utamena, amatanura arahari. Reka mbabwire ni menshi. Hari itanura rihari rigutegereje ngo rirebeye neza ko iyi Mana uvuga uyihamyeho. Imana itugirire neza. Aba basore babona itanura barabyenyegeza rimwe, babyenyegeza kabiri, babyenyegeza gatatu, bagira inshuro ya karindwi kugira ngo byake cyane. Reka nkubwire, hari abantu bari kwenyegeza amatanura no mu madini musengeramo harimo amatanura. Ayo matanura agutegereje, ariko reka nkubwire, hagarara ku Mana wamenye, hagarara kuri Kristo wamenye, umuhagarareho, uhagarare ku cyo wamenye. Hanyuma n'iri tanura nushaka ukemo. Ngaba abagabo barabafasha bajya kubajugunya muri rya tanura ryaka umuriro. Ijambo ritubwira ngo iki? Ijambo ritubwira ko ibirimi by'umuriro byafashe abaje kujugunya ba bantu, hanyuma bo ibirimi bikabafata. Ariko abasore bafite Imana, haleluya, mumvugire ngo amena, ngo bazi Imana yabo bazakomera, kandi nibamara gukomera bakora ibyo butwari. Haleluya abakozi b'Imana, haleluya torero, Imana ishimwe. Abo bagabo barahamije biranezeza, abo bagabo bakoze ikintu cyiza kinejeje Imana. Reka tubita abasore niko ijambo ry'Imana ribita. Bahagarara neza kandi haleluya, haleluya. Bamaze kugera mu muriro bawutemberamo. Yesu rero nawe aba yiteguye, buriya bari hafi kureba neza ko uyu muriro nuwugeramo, ukemera kuwujyamo udasebeje Imana, ukemera ko iki kigeragezo kikuba udasebeje Imana, nawe aba yiteguye kuza ngo mube muri kumwe. Yahise aboneka muri uyu muriro. Haleluya, haleluya. Ijambo ritubwira neza ko umwami yagiye kureba ngo arebe yuko byabagendekeye, arungurutsemo, arebyemo, asanga harimo haragendamo abantu 4 kandi yazugunyemo 3. Haritegereza. Reka mbabwire, Imana izajya igenda ibaha amaso barebe babone. Imana yamutije amaso ahita abona n'umwana w'intama w'Imana, kandi uyu mwana w'intama w'Imana nukuri yari ataraza mu isi ngo byibuze abantu be baranamuvuze, ngo byibuze uyu Yesu be baramuhamije. Reka da, ahubwo yaritegereje. Imana imuha amaso kugira ngo yitegereze rebe ko turi ubwoko butagira gute, butavumika. Haleluya, ubwoko butavumika, turi ubwoko turi kumwe n'Imana, turi kumwe na Kristo, ni umwami w'amahoro, yiteguye kuza mukagendana mu kigeragezo muri kumwe. Imana ishimwe. Amuha amaso, Uwiteka amuha amaso yitegereje, arangiye bati urimo arasa n'umwana w'intama w'Imana. Amuhamije kandi arangije ahamagara abasore ati Saduraka, Meshake na Abedinego, ntacyo mwabaye. Abandi ati ntacyo mwabaye, ati nimuze. Ngo bavuyemo nta n'umwotsi ubanukaho. Ariko nshuti zanjye, uzi ko abantu benshi imyotsi iri kubanukaho, abantu benshi neza neza imyotsi yabanutseho byararangiye. Imyotsi yabanutseho nukureka nkubwira, nubwo wiyoberanya ukagira ngo ntibakureba, ukaza ukiyoberanya, ukaza ukahimba, ukaza ugakora ibiki. Abantu benshi imyotsi yamaze kubanukaho, ariko abazi Imana yabo, abantu biringiye Uwiteka, bari guca muri iyi miriro bakavamo nta n'umwotsi ugize gute ubanutseho. Imana ishimwe. Urabizi ko wagize ibyago, ariko warihanganye urakomera, nta n'umwotsi wakunutseho, ntiwigeze ukora ibizira. Hari abapfusha bakazana abantu bagatera imiti bakagira gute ngo nimutanywa ibi, ngo nimunywa amasubyo, ngo nimugira gute ngo murahumana, ibintu nk'ibyo. Imana itugirire neza. Ariko abakozi b'Imana, ntubizi yuko wasohotse nta n'umwotsi ugira ute ukunukaho, ugasohoka muri icyo kigeragezo. Nagira ngo mbwire abari kugeragezwa, nagira ngo mbwire abari kuca muri iyi miriro, kugira ngo mukomere. Yesu muri kumwe. Imana ishimwe. Kandi nuguma ufite Yesu muri wowe, ukajya muri iki kigeragezo umufite, ugasohokamo umufite, nta mwotsi uzagira gute uzakunukaho. Imana ishimwe. Ikintu cyanejeje ngo nicyo cyatumye nshiteka ku murongo wa 29, kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose n'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedinego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi Mana ibasha gukiza bene aka kageni. Nimumvugire ngo amena. Haleluya, haleluya. Yemwe abasenga ibigirwamana mwe,
yemwe abajya gupfukamira ryangombe na Nyabingi, yemwe abahamagara izindi mana. Dufite Imana ishoboye byose, dufite Imana yitwa Uwiteka. Ndababwiye ngo muriyo mwiringira, nimuze muyiringire. Ni umugabo w'ibigango, ni umwami w'abami, ni Imana isumba izindi mana zose. Na Nebukadinezari yaramuhamije aravuga ati nciye iteka umuntu utazasenga Imana ya Meshake na Saduraka na Abedinego, bazamuce bazamwice. Nuko Imana ishimwe. Baroko, mureke dukora ikintu gikore ku mutima w'abatuyoboye, gikore ku mutima wa buri wese, ku buryo aho uzarangiriza, aho urugendo rwawe ruzarangiriza, bazavuga bati uyu muntu yakoze ikintu kinejeje, uyu muntu yubashye Imana, ubuhamya bwe bwaratwishimiye, ubuhamya bwe buranejeje. N'abana bazagutangira ubuhamya, abakuyoboye bagutangira ubuhamya, ndetse amateka yawe ntazibagirane. Imana ishimwe. Ati iteka ngo umuntu wese mu mahanga yose, umuntu uzafatwa atasenze Imana ya Saduraka bazamwice, inzu y'izibagirane n'ibyo byose bizaveho. Imana itugirire neza. Bakozi b'Imana, nagira ngo uyu muriro ugiye uturi imbere munyemerere uwucemo nta mwotsi ukunutseho. Nyemera ntihagire umwotsi ukunukaho. Naha kuri social media turi mwihanganiye imyotsi itabanukaho. Abantu bari kutuzanira imyotsi no ku social media, wareba ukasanga n'umwotsi. Imana itugirire neza, Imana idushure. Nanjye nyiriho, ariko ndabinginze uyu mwotsi kuri kutumuka. Urabizi wageragejwe mu rugo rwawe, wakwihanganya ugasohoka muri icyo kigeragezo utazanye umwotsi ahantu hose, ngo isi kubone, isi kwatake. Imana itugirire. Kuki uyu mwotsi uri kukunuka? Uyu mwotsi kuki uri kunuka? Imana idufashe kugira ngo duhagarare nk'uko abasore bahagaze bagasohoka mu kigeragezo batsinze. Imana ishimwe. Urumva witeguye gutsinda? Urumva witeguye gusohoka muri iyi miriro unesheje? Urumva witeguye guhamya nka Saduraka mu bidukomereye? Ese niba kujyana mu rubanza uzahagarara nk'umukristo? Ese kushobora kubazwa ibyo uri kuvuga? Kushobora kubazwa ubuhanuzi uri gutanga? Kushobora kubazwa ko wabaye umutambyi? Ese nugera muri uko kubazwa uzahagarara nk'aba basore? Imana igufashe, Imana nanjye ifashe, hanyuma tugaragaza ubuhamya bwiza. Natangiye mbabwira intego ivuga ngo mureke dukora ikintu, cyangwa se ubuzima bwawe ububemo ikintu cyose ukoze kizandikwe, kizamenyekane, yaba mu mateka y'abantu no mu mateka y'Imana ko ari cyiza kandi gikora ku mutima w'Imana. Kizaguhesha umugisha wowe ubwawe, kiguhesha umugisha no ku bana bawe n'abuzukuru bawe n'abazakurikiraho. Murabizi ko Imana yahaga umugisha umuntu ikamubwira ngo nguhaye umugisha, kandi n'urubyaro rwawe nguhaye iki? Nduhaye umugisha. Mureke dukore neza, twubaha Imana, hanyuma twakira umugisha w'Imana, n'abana bacu bazakurikira bazafate kuri uwo mugisha wacu. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dusenga Imana. Urakoze Uwiteka, ndagushimiye ko ushyigikiye ijambo ryawe. Aba basore batubereye urugero rwiza rwo guhamya, kandi ahantu hari hakomeye, ariko abenshi birabananiye. Abenshi bapfukamiye izindi mana, abenshi bafite ibintu biringiye, ariko hari na bamwe bakwiringiye bemeye guca muri uyu muriro w'ibigeragezo. Ndabasabiye Uwiteka ngo uzabahe kunesha, uzaduhe kunesha, duce muri ibi bigeragezo dutsinda. Kandi umwuka w'Imana nk'uko yashoboje ba Saduraka na Meshake na Abedinego, nashoboza umuntu wese uri guhora n'ikigeragezo muri iyi minsi, kugira ngo asohoke nta mwotsi, nta kintu na kimwe kibanukaho. Urakoze Mana. Sabiye itorero ryawe, sabiye abantu bose bumva ijambo ryawe, sabiye umugisha umuntu wese uri gukora ikintu cyiza kigakora ku mutima w'Imana. Umuhe umugisha n'abazamukomokaho. Ndasenze ngo dukomereze amaboko, uduhe guhamya mu gihe cyiza no mu gihe kibi, duhamye kuri umwami. Urakoze kubidushoboje, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom shalom. Abakunzi ba Fortune, mujye kuri m.fortune ujye ukora subscribe, ariko abayikoze mwongere kuyikora, ukoraho rimwe ugakanda kukazogera, hanyuma ukagikora kuri like, ugakora share, ukohereza abantu tugafatanya kubwiriza, tugafatanya kumva ijambo ry'Imana. Igihe kiragabanutse kandi tutazaba nk'aba bantu. Hari abantu
Yesu yigeze agaragaza umugani ababwira ukuntu hari abantu babitse itarano. Imana ntizakubaza impano yaguhaye ngo kuki ntacyo wayikoresheje. Niyo mpamvu turi hano. Muhabwe igisha n'Uwiteka. Shalom shalom.